abanyarwanda barisobanukiwe, bazi icyo gukora, bazi icyo bagomba kumva, bazi amahitamo meza. Ariko icyo navuga, ibidakwiye nanjye nimbibona nzabivuga, ibidakwiriye nimbibona nzagira gute, nzabivuga. Twongeye kubasuhuza inshuti za Shishoza TV. Uyu mwanya rero nk'uko mubona kuri iyi foto igaragara, murabonaho abanyamakuru bagera kuri 4, ariko by'umwihariko reka mbanze nshimire mpereye ku murongo, mpereye ku muyobozi w'ikinyamakuru Mama Urwa Gasabo. Impamvu zo kumushimira rero muri rusange nta zindi, ni inyigisho nziza ahora atanga, nubwo turi bugaye by'umwihariko abakwiye kugawa. Tukaba rero duhereye kuri uku gushimira rero uyu munyamakuru uhora utanga inyigisho nziza, aho yigeze kwihanangiriza umunyamakuru umwe ukunda kuvuga amagambo y'urukozasoni, amagambo asebetse. Bikaba byaragarutsweho n'abanyamakuru benshi, harimo umunyamakuru w'Ukwezi, nawe n'uwo gushimirwa cyane kuko nawe biragaragara ko yisobanukiwe, aho agira ati ibidakwiriye nitubibona tuzabivuga. Umunyamakuru nawe witwa Karegeya Omar, kuri Karegeya Omar Pano, nawe rwose ndamushimiye cyane hano kuri Shishoza TV. Bigaragara ko ari umunyamakuru ukuze, uzi icyo gukora, ni umunyamakuru, ni umwarimu mwiza, ni umwarimu mwiza. Reka mbigarukeho cyane, kandi koko niko kazi ka mwarimu. Aha ku mbuga nkoranyambaga abarimu ndabizi turakenewe cyane, turakenewe. Tugafata ikaramu y'umutuku tugakosora abagomba gukosorwa, ariko buriya nabo bagombye gusobanukirwa neza. Buriya ugira amahirwe agira umugira inama, ugira amahirwe agira umukebura. Hari abatukana nabo bitwaje ngo nta tegeko rihari, ngo nta wabareze. Numvishe hari abakoze space bavuga ku bintu nk'ibyo. Buriya hari itegeko ry'umuryango. Umuryango ntago ugendera ku itegeko rya leta igihe cyose, ariko hari kirazira hakaba n'umuco bitagomba kubangamirwa igihe cyose. Bivuze iki rero? Itegeko ry'umuryango ni iki? Abazi igifaransa baragira bati il est sacré ce que la société considère comme tel. Ni ikizira, kiba cyabaye icyaha icyo sosiyete yamaganye, icyo sosiyete yafashe ko ari igicibwa, burya kiba cyabaye icyaha. Aha bivuze iki rero? Nshatse kugaruka ku bantu batukana babigize umuco. Abatukana kugeza ubwo batukana abakuru b'ibihugu, bitwaje wenda ngo ni yatutse umukuru w'igihugu kitari igihugu atuyemo. Nta gutinyuka buriya gutuka umukuru w'igihugu, ko aba umukuru w'igihugu aba ari umuntu urenze, ni umuntu uba uhagarariye abaturage mu gihugu. Mu yandi magambo, ni umuntu udasanzwe, ni umuntu wo kubahwa, kabone n'iyo yaba atari uw'igihugu cyawe. Nubwo nta cyiza cyo gutukana, ariko birarenze kubaho ku mukuru w'igihugu. Ukumva umuntu arihanukiriye agatukana ku babyeyi badahuje igitsina, nkaho ibyo bidahagije, akihanukira agatukana ku gice cyo hasi. Buri munyarwanda yagombye kubyamagana kandi akabyamaganira kure, kuko ntibyubaka indangagaciro z'umunyarwanda. Abanyarwanda twarisobanukiwe, tuzi icyiza, tuzi n'ikibi. Narabivuze, bamwe ntibabyitaho, ariko ndabisubiramo. N'abafite ubwonko butuzuye bibaho, umuntu akaba ashobora kuvuka akagira ubumuga bw'ubwonko, ariko n'abafite ubwonko butuzuye buriya nabo bakura mu gihagararo no mu myaka. Kuvuga ngo umuntu amaze imyaka 40, 50, ariko ntago bakura mu bwenge. Bivuze ko nimubona umuntu yatanye, nubwo mu gihagararo ubona ko akuze, nyamuneka muzibuke kumukebura, muvuge muti ni ukumubona mu gihagararo ariko afite ikibazo cy'imitekerereze, afite ikibazo cy'ubumuga mu bwonko. Nibyo koko rero birakwiye kandi biratunganye, tugira tuti ibidakwiriye nimbibona nzabivuga. Nta muryango utagira abakuru, kirazira kikanaziririzwa kwandagaza abatubyara. Ubwo nshatse kuvuga abantu batukana rwose, ukumva yihanukiriye, yibasiye igitsina gore, cyane igitsina gore cyabyaye, atuka abantu bamwe kuri ba nyina, abatuka ndetse kugeza ubwo atuka kugeza ababwiye bati ibyo mwambariyeho rwose byose mbishyize ku karubanda. Biriya bintu iyo umuntu abisesenguye neza ndetse abona ari ugupfobya umunyarwandakazi. Kudaca ibi bintu bibi bizatuma
urubyiruko rutekereza kuba rwakora kuri YouTube, harimo abazabizinukwa, harimo n'abandi babona ko ubikora ntacyo byamutwaye, bityo bashobora kumufata nka role model ku buryo nabo bumva ko ibyo bintu bashobora kubikora bakajya kuri YouTube bagacuruza. Biragaragara ko ahari icyuho gihari cyakagombye kubonerwa umuti. Niba itegeko rihana umuntu wohereje undi video y'urukozasoni, umuntu ukwirakwiza muri rubanda video y'urukozasoni, ni gute umuntu utukana ku by'ababyeyi bambariyeho uwo muntu we inzego zibishinzwe zitagombye kureba niba yagombye kwigishwa, yagombye kugira ubundi buryo afashwamo, ariko rubanda bakomeza kubyumva ntibakomeze kuyoba, cyane cyane ahangamba mvuga abana batoya, kuko iby'abana batoya babona ibyo bumva buriya ntabwo bihagije kubwira umwana ngo ntuzakore, ahubwo birahagije ko ukora icyiza akazakigana, nukora n'ikibi kandi nabwo bigenda uko. Ngo uyiba ahetse ngo aba yigisha uwo ahetse, niko mu Munyarwanda yabivuze, kandi ngira ngo rwose mwumva ko ibi bintu aba ari ukuri. Ibi bintu rero dukwiye kubyamagana nk'Abanyarwanda. Izi mbuga nkoranyambaga birasanzwe ko icyo bita social media zifite impinduka, zitera impinduka yaba ku bantu bakuru yaba ku bantu batoya, ariko by'umwihariko dutabare urubyiruko nk'abarezi, dushyize hamwe ibintu bidakwiye nitubibona tubivuge kandi tubyamagane. Ubundi ni gute twisanze aha hantu? Mu busanzwe tumenyeye ko hahembwa umuntu wakoze neza, tumenyeye ko hahembwa umuntu wavuze neza, tumenyeye ko duhemba umuntu wigishije byiza, ariko uyu munsi umuntu aratukana ku mbuga nkoranyambaga agahembwa YouTube ikamuhemba. Ikoranabuhanga yazanye byiza ariko hari n'ibibi, ariko se nkatwe dukomeze tugendere muri icyo kigare umuntu umwe ku nyungu z'umuntu umwe ngo yabonye amafaranga, ariko ayobye abantu bumva Ikinyarwanda miliyoni na miliyoni, hafi miliyoni 20, kuko ntabwo abantu bumva Ikinyarwanda ari Abanyarwanda gusa, n'abo mu bihugu bidukikije. Ubwo rero uwo muntu uyobya akayobya urubyiruko, akayobya abana bato, abakuru bongera ngo nta mwanya bamuha wo kumwumva, ariko nyamuneka tubyamagane ibidakwiye. Nimbibona nzabivuga. Mu by'ukuri ntago naza gusoza iyi video ntatanze ubujyanama. Wowe uzi ko ujya ku mbuga nkoranyambaga ukandagaza abantu, by'umwihariko abantu b'igitsina gore, abamama batubyara, by'umwihariko rwose mu muco nyarwanda kirazira kikanaziririzwa, hari ibintu utagombye kuvuga ngo ujye ku karubanda. By'umwihariko rwose wagombye no kwigirira akabanga ukareba imyaka ufite, niba ubwonko bwawe bwuzuye, cyangwa se niba ufite n'ikibazo. Abanyarwanda bafite amavuriro y'abantu bita ku bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe by'umwihariko, ariko mu gihe cyose ukiri hanze, mu gihe cyose ukiri mu maboko yawe, aho kugira ngo uzisange mu maboko atari ayawe, nyamuneka wakwikosora ukareka kuburana amatiku, ukareka gutukana, ugakora content, ariko content igaragaza indangagaciro z'umunyarwanda. By'umwihariko itangazamakuru rikoreshejwe nabi ryagize uruhare mu marorerwa yahekuye u Rwanda. Niyo mpamvu n'uyu munsi nta tangazamakuru rigomba kwihanganirwa igihe cyose ryagira aho ryayobye kandi Abanyarwanda babireba. Agatoya buriya kabyara ikinini, bitangira gake gake, ariko iyo ubyihoreye birakura. Petit à petit l'oison fait son nid. Des petits ruissons donnent un fleuve. Utugezi dutoya tubyara uruzi. Ibi bintu bigenda bikura gake gakeya, kuva umuntu yatatse perezida w'igihugu duturanye, perezida ahora ari perezida niyo yaba atakuyobora. Aba perezida mu bijyanye n'akazi kabo ka politike za buri munsi bafite uburyo biyunga. Niba ibihugu bifitanye ibibazo, hari ibyo umuntu atagombye kwinjiramo nk'umuntu utari umunyapolitike, niyo yabyinjiyemo, ariko akirinda kuvuga ngo ntutse perezida w'igihugu runaka, hari bavuga ngo kanaka ni ikigoryi, kanaka gutya gutya. Ibyo utuka perezida w'ikindi gihugu buriya yatuka n'uwe, niko biba bimeze. Igihe byaba ngombwa ko yisanga ari bumutuke, cyangwa igihe yaba atakiri kuri ubwo butaka, bigaragara ko ayo mayororerwa n'ubundi yayakora.
umunyarwanda yaciye umugani buriya kera ziraga kandi kikaziririzwa aho babuzaga abana bati mwana ntukica akanyoni ntukica akanaka, ariko bikarenga kubera ibibazo, kubera imyigishirize yaranze u Rwanda mibi, umuntu akareka ahubwo kwica akanyoni akica umuntu, kubera ibyo bintu byagiye bikura bikarenga ihaniro abantu babirebera. Nyamuneka ibidakwiye nimbibona nzabivuga. Nshimira mwe mwese muduteze amatwi, ntabwo ari ngombwa kuvuga kuri kamera ngo umuntu asakuza sarare, uwabyumvishe yabyumvishe, ukurikira yakurikiye. Nyamuneka dufatikanye tugire igihugu cyiza.